banyacyubahiro mwese muteraniye hano, inshuti bavandimwe, tuje kwibuka imyaka 30 irashize twibuka. Tugarutse rero kwibuka ko tutagomba kwibagirwa kwibuka, kuko n'ubuzima bwacu ni amateka yacu. Utibutse ari ibagirwa bwe. Kwibuka ni inshingano z'abarokotse n'iz'abanyarwanda bose ndetse n'amahanga yose muri rusange. Tuje kwibuka amateka yacu mabi yakurikiwe n'ameza, kugira ngo tutazasubira mu kibi ukundi. Tuje kwibuka abatutsi bazize jenoside yabakorewe imyaka 30 irashize. Turabibuka muri rusange, ariko cyane cyane turibuka abatikiri hano kuri uyu musozi bateze amaboko batagira abo batakira, amahanga barebera, abashungera ndetse arabatererana. Nyamara kenshi twumva ko ari bo barimu b'uburenganzira ni bamwe, abandi. Ibyo twibuka ni byinshi. Niyo mpamvu byose tugomba kubitura Imana. Nk'abemera tuzi ko ubuzima butarangirira kuri iyi si. Birababaza rero kubona ubuzima ari impano y'Imana, hanyuma umuntu akiha uburenganzira ndetse busesuye bwo kubuza mugenzi we kubaho. Abo nabo twaje kubibutsa ko kizira, ntibizongere ukundi. Ndagira ngo rero mbasabe mugejuru gato twiragiza Imana. Ku izina ry'Imana Data namwe Nyagasani Imana yacu, tuje imbere yawe, tuje kwibuka, tukuzaniye abana bawe batikiriye kuri uyu musozi, wabahaye ubuzima, babwamburwa n'abakagombye kubarengera. Mu maso y'ubupfamutima bibwiye ko barimbutse birangiye, ariko turizera ko bari mu mahoro iwawe. Tuje kwibuka ko urupfu bapfuye, Karuvariyo baciyeho, ishushanya iyo Yezu yaciyeho. Yazize ko ari Imana, n'abandi bazize ko wabaremye ari Abatutsi. Yararenganyijwe, n'abacu bararenganye. Yaragambaniwe, abacu baragambaniwe. Yarashungerewe, abacu barashungerewe. Abo yagiriye neza, yafashije, yagaburiye, yakoreye ibitangaza, yakijije uburwayi, abo yitayeho baramutereranye, baramwihakana.
n'abacu byababayeho. Yakiriye bose ariko bose baramwihakana. Iyo nzira y'umusaraba yaciyeho yamugejeje mu rupfu rw'agashinyaguro, afite inyota nyinshi, adafite ubatakira. Nibyo byabaye ku bacu, cyane cyane abo twibuka baguye kuri uyu musozi, bafite inyota, bafite inzara n'agahinda, ariko badafite kirengera. Umwana wawe yaciye aho hose, njye nemera ko atigeze abatererana muri iyo nzira. Niyo mpamvu nyuma y'iyo nzira y'umusaraba ya Karuvariyo na Golgota ikomeye, ntashidikanya ko wabakiriye iwawe. Uyu mwanya rero twongeye kubagutura, tuje gusabana nabo, tuje kubibuka tubasubiza icyubahiro bambuwe, tuje kubibuka tubabwira ko tutazabibagirwa, tuje kubamurikira u Rwanda basize ari umuyonga ko rwiyubatse, kandi abo basize batabaye imbwa. Tuje kukwereka igihugu cyacu ngo ukomeze ikibungabunge, ntikizongere gutemba amaraso ukundi, ahubwo gitemba amata n'ubuki. Abayobozi waduhaye ubadukomereze, ubarinde ubarengere, ubereke icyerekezo nabo batuyoboramo. Abasigaye kuri iyi si bababaye, turabakweretse ngo bahoze, ndetse n'abataricuza icyaha bakoze, turabakweretse ngo bakize umutima w'ibuye, ubahe umutima wa kimuntu, bityo bikomange ku gatuza, basabe igihugu imbabazi, basabe abo bahemukiye imbabazi, basabe isi yose imbabazi. Tuje kukwereka n'amahanga yadutereranye kandi yarigize abapolisi cyangwa abajandarume muri iyi si, nabo turabakweretse ngo bahe umutima wa kimuntu, ibyabaye muri iki gihugu ntibizongere kubaho ukundi. Maze igihe cyose duteraniye hamwe turi abavandimwe, tujye tuzirikana ko tugufiteho umubyeyi, twese turi abavandimwe, bityo iyi si dutuye, iki gihugu turimo, ni inzu ya twese watwubakiye. Uyisakare, uyikingire, wirinde ubundi bubi bwose n'ikindi cyose cyadusubiza mu icuraburindi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura uduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose abaho umugisha kandi abakomeze abahumurize, we Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.